hari inyigisho z'ibinyoma zibeshyera Yesu. Haleluya. Yesu yarabirangije byose, ntidukeneye kwiyiriza ubusa. Ni koko Yesu yarangije byose. Haleluya. Abamwakiriye dufite agakiza, dufite ubugingo buhoraho, turimo turajya mu ijuru. Ibyaha byanjye byose yarabyishyuye, ibyawe ni waramwizeye yarabyishyuye. Munyumve nshuti z'Imana. Ariko Yesu baramubeshyera, ntigeze abuza abantu kwiyiriza ubusa, ahubwo yaravuze. Munyumve iki cyanditswe Luka 5:33-35 ngo baramubwira bati, abigishwa ba Yohana biyiriza ubusa kenshi bagasenga, n'abafarisayo nuko, naho abawe barya bakanywa. Abigishwa ba Yesu hari imisi bari bameze nk'abari mu birori, baririraga bakanywa, nta jene. Ariko umva ikintu Yesu yavuze, ngo Yesu arababaza ati, mbese mwabasha kwiriza ubusa abasangwa bakiri kumwe n'umukwe? Uyu murongo yawuvuze awugereranyije ku bukwe bw'iwabo. Ubukwe bw'iwabo bwamaraga icyumweru, ibirori bihari. Mu yandi magambo, ntago abasangwa wabima ibyo kurya umukwe agihari, kuko ni ibirori, ni iminsi y'ibirori. Uyu mukwe rero ni Yesu. Haleluya. Ntiyasabaga abigishwa be kwiyiriza icyo gihe, ariko yari arimo kubategura kuzinjira mu buzima noneho bwo kwiyiriza ubusa. Nusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nusoma ubuzima bw'itorero n'intumwa za mbere, uzasanga baragiraga iminsi yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Haleluya. Hanyuma arababwira ngo icyakora iminsi izaza, iyo niyo minsi itorero rihagazemo. Hano ntabwo ari iwacu, nudamararira inahangaha tuzagusiga. Mu biranga bari mu rugendo rwa gikristo bagira iminsi yo kwigomwa. Yesu ashimwe cyane. Ibyo kurya biraryoha, ngiyo birandyohera, sinzi wowe. Igifu cyanjye n'ikizima rwose, nta n'ikintu nanga. Haleluya. Uwo ni umugisha nawo. Ariko Yesu arababwira ngo igihe kizagera, nicyo gihe itorero rihagazemo uyu munsi. Aha si iwacu, turabagenzi bagana mu ijuru. Iyo tubuze ibi ngibi, dutura ino nk'abageze iyo bajya. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngo icyakora iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo. Ubwo Yesu azabavanwamo. Yesu mu mubiri nta gihari. Ubwo umukwe azabavanwamo, nibwo baziyiriza ubusa. Igihe cyarageze, itorero riri mu minsi itari y'ibirori. Turamutse tumenye ko wa muturanye mu bana apfa agahita arimbuka, ukamenya ko umugabo wawe cyangwa umugore wadakijijwe yapfuye arimbuka, twava mu birori. Ndababwiza ukuri, itorero ryava mu birori, twava mu mihango, twaboroga. Ubu itorero riri mu minsi yo kuboroga, riri mu minsi yo kuramukwa. Itorero riri mu minsi yo gutaka. Niyo mpamvu turi mu minsi yo kwiriza ubusa no gusenga. Abakora ibirori n'abafite kwizera ko bazatura inahangaha, sinkubuza gukora pati, ariko ukora pati umutima wawe utari muri pati zo kwisi. Umutima utegereje igitondo kimwe kuzajya kubana n'Imana mu ijuru, kandi utegereje kuzajyana na benshi bashoboka. Itorero ryaranyazwe, niyo mpamvu dufite kurangara kwinshi n'amaseremoni yatagira umumaro. Ariko reka mbabwire, itorero Yesu yaravuze ngo igihe kizagera ubwo umukwe azabakuramo. Icyo gihe itorero rizaba ryinjiye mu minsi yo gutaka, mu minsi yo kwiyiriza no gusenga. Nicyo gihe itorero rihagazemo. Uyu mupfakazi yabimenye hataranagera. Haleluya. Niyo mpamvu yaratunze ishimwe ridakama. Aya mashyiga akikira arinda ishimwe ridakama yari yarayubatse mu buzima bwe. Itoze just kwitoza ni ugutangira umuntu akambakamba, bwacya akamenya kugenda, bwacya akamenya guhagarara, bwacya akirukanka, bwacya akaguruka. Ariko ntabwo Imana cyangwa umubyeyi ajyagayo umwana uri mu kambakamba kandi ataragira igihe cyo guhagarara. Ariko umwana wageze igihe cyo guhagarara, ubasha no kugenda. Iyo yakambakambye ushobora no kumukubita turimo yiyanduza, urimo urajya mu myanda, kuko yamenye kugenda. Abera nshuti z'Imana duhagaze hehe? Umaranye iminsi ingana iki n'umwami? Ukiri mu gukambakamba fine, ni wowe mbwira ngo nta kibazo nugeza saa 4, ni wowe mbwira ngo nta kibazo nugeza saa 6, ni wowe mbwira ngo ejo zihangana ugeze saa 10, ni wowe mbwira. Ariko mwebwe tumaze iminsi mu mwami, niba tutabibasha twaribwe, nimuze dutakira Imana. Haleluya. Nimuze dutakira Umwuka Wera adushoboze.